Yes, reka mbashimire kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Empire nisegura mu by'ukuri ku gihe kitari gitoya tumaze tutabana ku bw'izindi nshingano zo zigiye zitandukanye. Ngira ngo ntabwo ndi butinde ndasuza wohereye mu majyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali ndetse urasazuba n'ibengera bwaryo, ntirengagije n'abari hanze aba diaspora abahereye mu bihugu bigiye bitandukanye biri hirya no hino ku isi. Bisanzwe ni Demi Empire ibategura ibiganiro bigiye bitandukanye bivugwa hirya no hino mu gihugu, showbiz, politike ndetse ni andi makuru aba agiye atandukanye. Ntabwo rero ndi butinde, ni ikibazo mu by'ukuri navuga ko gikomeje guhangayikisha showbiz cyangwa se abakoresha imbuga zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Ni ikibazo navuga ko kimaze guteza impungenge, mu by'ukuri kimaze guteza ibibazo bikomeye cyane. Ni isaga ikomeye iri trended cyangwa se iri kuvugwa cyane hano mu Rwanda. Ni saga mu by'ukuri ya Scovia ndetse na Sabe. Twagiye tubona ibibazo bigiye bitandukanye, amakimbirane agiye atandukanye showbiz no mu Rwanda, by'umwihariko ku bakoresha imbuga zigiye zitandukanye cyane mu by'ukuri abakoresha YouTube channel bazwi nk'aba YouTubers, conflict cyangwa amakimbirane yabo ahoraho. Ese mu by'ukuri iki kintu ku busesenguzi bwimbitse cyaba giterwa n'iki? Icyo rero nicyo tugiye kuba tuganira kugira ngo twumve ese mu by'ukuri ni iki gitera izi nkimbirane cyangwa se aya makimbirane aba hagati y'abakoresha YouTube. Ese yaba ari amafaranga? Ni ibintu byinshi tugiye kuganira, tugiye kureba ese ni iyihe mpamvu ibitera. Mu minsi ibiri ishize twabonye Scovia, ni umwe mu banyamakuru mu by'ukuri ukunzwe hano mu Rwanda, abanyamakuru b'abanyabigwi, abanyamakuru bakora inkuru zicukumbuye kandi mu by'ukuri reality, inkuru ifite ukuri, inkuru afitiye evidence cyangwa se ibihamya. Scovia twabonye inkuru yiwe ku bamukurikirana avuga agaruka ku bintu bijyanye no gutanga cyangwa se gufasha wifashishije ikoranabuhanga cyangwa se wifashishije imbuga nkoranyambaga ukaka ubufasha. Agaruka ku musaza Kanimba, Dr. Kanimba cyangwa se ngira ngo muramuzi cyane, ni umuganga wavuye abantu benshi, umubiri ni umubiri, nyuma za kugira nawe ikibazo cy'uburwayi. Icyo gihe yaje kugirana ikiganiro n'umunyamakuru nawe ukunzwe hano mu Rwanda, ukurikirwa n'abatari bake, ufite subscribe zirenga miliyoni n'ibihumbi bigera kuri 250. Aza kumuha ikiganiro. Mu kumuha ikiganiro umusaza we yagaragaje ikibazo afite n'uburwayi ndetse n'ubushobozi buke bwo kugira ngo yivuze iyo ndwara cyangwa se yivuze ubwo burwayi. Ariko nk'umusaza wafashije abantu benshi, yagize uruhare mu gucunga ubuzima bw'abantu benshi. Birumvikana hari abantu bahereye mu bihugu bigiye bitandukanye, abahereye mu gihugu hirya no hino, yagiye afasha, akamufasha, akabafasha bakongera kugira ubuzima. Abo rero nimba abonye Kanimba ari muri ibyo bihe bidasanzwe, akabona hari ahantu bari kunyuza ubufasha kandi bugiye gufasha wa wundi wagize uruhare kugira ngo amuvure cyangwa se
yamufashije mu buryo bugiye butandukanye by'umwihariko mu bijyanye n'ubuzima, ntabwo yabura mu by'ukuri kugira umutima wo kuvuga ati reka nanjye mufashe. Mu by'ukuri icyo gikorwa cyaroruganijwe, hajyaho contact cyangwa se nimero zizanyuzwaho bwa bufasha bugomba gufasha Kanimba kugira ngo ave mu bihe bidasanzwe cyangwa se ahabwe ubufasha bwo kugira ngo avurwe. Haba abo yafashije bahereye mu bihugu bigiye bitandukanye cyangwa se hano mu gihugu imbere mu Rwanda, wafashije mu burwayi bwabo, haba wa muntu ukeneye cyangwa se wifitiye umutima we ku giti cye w'urukundo wo gufasha, haba n'undi wo ku ruhande wenda ukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye, wenda wikundira uburyo Sabe akoramo ibiganiro byiwe, wenda akasapotinga icyo gikorwa mu buryo bwa Sabe, cyangwa se akabikora ku rwego rwo gushyigikira Sabe, haba n'undi muntu uwo ari we wese abikoze ku mpamvu ye bwite. Icyo nzi nuko icyo gikorwa cyakozwe kugira ngo ku ntego, kuri purpose, ku bushake bwo kugira ngo mu by'ukuri Kanimba ahabwe ubuvuzi, yitabweho. Ibyo byose byarabaye birarangira. Urumva ntabwo habashe kuba bose bahari, ariko ababashe kuba bahari mu by'ukuri bivugwa ko igikorwa cyagenze neza, ku bushobozi bwegeranyijwe cyangwa se bwakusanyijwe akavuzwa. Ariko aka kanya dufite ikibazo cy'aka kantu kabayeho kongeye kugira undi muntu kazura arakagarura. Ejo ni minsi ngingahe ishize Scovia kuri YouTube channel yiwe yagarutse kuri icyo kintu, ati nge narababwiye ngo umuntu ngo aravuza ngo iki akusanya amafaranga, yeruye ngo avuge ngo amafaranga arariwe. Ariko nk'abasesenguzi nk'abantu bakuru twumvise icyo ashaka kuvuga, twumvise ko ashaka kumvikanisha ko ya mafaranga yakusanyijwe yariwe akakoreshwa ibindi, aho kugira ngo akoreshwe icyatumye akusanya. Nawe turibaza ngo ese Kanimba nimba harakusanyijwe amafaranga wenda ku bushobozi bwabonetse ntavurwe ngo akire, ikosa n'icyaha byaba biri kuri Sabe woruganije icyo gikorwa? Icyo ni kimwe. Kabiri, ese koko ku bugenzuzi n'ubucukumbuzi ya mafaranga yose yaba yaratanzwe kugira ngo afashe Kanimba kuvurwa, yose yaba yaragejejwe aho akwiye kugera? Ibyo ni ibibazo bibiri mu by'ukuri twakwiye kwibaza. Sabe ashobora kuba wenda yarabikoze akayatanga yose uko yakusanyijwe, ahubwo wenda ku bw'ingano yayo akaba ari atabasha kugira igikorwa ageraho gihagije. Icyo ni kimwe. Kabiri, ya mafaranga yari ahagije ahubwo hakozwemo make, aba ariyo agenerwa igikorwa akwiye gukora, andi yikoreshezwa mu nyungu zabo bwite. Ari cyo kiri gutuma twibaza ese Scovia ibyo yavuze yagiye kubivuga hari amakuru runaka ashobora kuba afite ku ruhande, cyangwa se
yari ari gutera agati mu ntuzi ngo yumve ikivamo cyangwa se arebe ubusazi bwazo. Nakurikiranye ikiganiro ejo bundi Sabe yatambukije nyuma yo kumva ijambo rya Scovia. Ati Scovia ndakubaha nk'umubyeyi, nkakubaha nk'umunyamakuru w'umunyamwuga, ariko bitazaba ibindi bindi. Nawe ushobora kwibaza ese mu by'ukuri ukuri kuri hehe? Sabe wagaragaza icyo yorganije n'icyo byakoze, undi nawe akavuga ko nyuma y'icyo sinzi niba bari kumwe mu koruganiza, sinzi icyaba cyarabiteye, ariko twibaze ese Scovia hari icyo apfa na Sabe, cyangwa Scovia ari kuyivuga mu rwego rwo kurengera abanyarwanda muri rusange? Ese Scovia yaba abivuga kuko kurengera abanyarwanda cyangwa yabivuga ku bw'ibibazo ashobora kuba afitanye na Sabe byihishe inyuma? Reka dukomeze dutegereze twumve mu by'ukuri ikijya mbere. Kare nagerageje kuvugisha Sabe, nimero yiwe ntibiyabasha gukunda, mu kanya ndaje nsanga yambuze, ariko ndaza kugerageza uburyo ki turi buvugane, ikiganiro turi bugirane umunsi w'ejo. Mu by'ukuri nshaka kuzakibagezaho ko nshaka kujyana nawe ikiganiro cyerekeranye n'izi saga zimuriho. Sabe brother, uyu mwaka uzawita izina kabisa, uzawita izina ko ni umwaka udasanzwe kuri wowe, ariko that is the way of achieve, ni inzira yo kugira ngo ugere ku ntego zawe. Iyo bikomeye biba bigiye kurangira. Stay strong brother. Ariko tukibaze kuri ibyo bintu bibiri, ese Scovia ibyo avuga bifite gihamya, cyangwa se ni urundi rwango, cyangwa se ibindi bibazo bafitanye byihishe inyuma ya kamera? Let's wait. Yes, nk'ibisanzwe rero nsoza nkushimira. Thank you very much. Asante sana, merci beaucoup. Urakoze cyane. Ngira ngo ni ndimizi yakurenye nkoresheje benshi muzumva. Nizeye ko mu by'ukuri mwumvise gushima kwanjye. Nabashimiye cyane. Muri agaciro gakomeye, igikomeye cyane kurushaho no gukora subscribe. Gukora subscribe kuri The Empire, amakuru agiye atandukanye ajya akugeraho umunota ku munota. Sinizeye kandi kumeze neza aho uhereye mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Nizeye ko umeze neza. Niba utameze neza ni situation y'isi, uyu munsi biba bimeze gutya, ejo bikanga, ejo ndi bikagenda gutya, bigahinduka bikaba byiza. Niyo situation y'isi. Rero stay strong, komeza uhagarare kigabo, bizagira bikunda. Ciao ciao.